ko nyine yaje kabimbwira ariko sinamenye ngo ni umukazana wanjye yishe ntago yaje ngo abisobanurire we yambwiye ngo amaze kwica umuntu abo nyine biba umukobwa baje kuntera nijoro bambwira ngo umuhungu wanjye yishe umukobwa wabo ngo nanye baranyica umuhoro rero ubwo urumva yahise awuzana ati ndagakoze ngewe ngiye kwirega nyina ubwo urumva niko yadusubiraga amatubwira uravuze ngo barabamaze kuryama barabamaze gukora amabanga y'abashakanye ariko kubiturutse kurongorana aregende se kurwana kwabo se hari amakimbirane mwari musanzwe muzi bagendaga ari abantu b'abasinzi bose banywa bagahurira mu kabari bango bakanywa. Nabyutse mu gatondo saa moya mbona abapolisi bari gutambika bafite imbunda abana duturanye nibo bambwiye ati yankurije bamwiciye hara mu rutoki hari abapolisi benshi nanjye natambitse kwa nyiri iyo sampu bamwiciyemo ndagenda nsanga hageze n'abantu bamworosha igitenge kajya bavuga ngo ni hari abaryamaniye nanjye nahabonye amakoma ngo yasaga nk'uri gutaha ngo kuko bari bamaze kuryamana aho baryamaniye hari harimo nera yasaga nk'uri kuhava nka saa 9 z'ijoro noneho twe tukavuga ko ari abantu bagiye mu ishyamba kwaka akazi yego mu gitondo rero tubyutse nibwo twumvise batubwira ngo yankurije umugabo yamwishe yego ese bapfuye iki bari gusangira inzoga barangije baratahana batahanye aramukatisha bagiye kwikorera nyine ibyabo baracyari bato urumva abantu babanye babyaranye kabiri bari bakundanye kuko abantu bagwa inzoga barakundana ubwo bagiye bamaze gukora ibyabo umugabo bari sambanaga nyine na musaza we bemwita Jamari abarambwiye ngo marakingo baje barambwiye ngo nuko mutego ngo mwagakubitwa n'inkuba n'ukuntu mwaduhekuye ngo mwagegeramo genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona. Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza aho uherereye hose wo dukurikira mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu uri mu majyepfo wo uri mu majyaruguru ndetse nawe uri burengerazuba n'iburasirazuba kandi tuguhaye ikaze kuri wowe uri mu mujyi wa Kigali rwagati nawe uri muri East Africa muri rusange ndetse n'abari mu ntara yacu ya Gatatu nk'ibisanzwe iyi ni Urugendo TV online ndetse na Eastsides Rwanda Media nkuko dutuwe tubana umunsi ku wundi mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ahangaha turi mu mudugudu wa Cyaruhira akagari Kambyo umurenge wa Mayange akarere ka Bugesera. Twazinduwe n'inkuru y'akababaro, inkuru yavugaga ko twamenye amakuru mu masaha y'ijoro ariko natwe turavuga ngo reka tuze kuzinduka tuhababere tubamenyere buri kimwe cyose uko cyagenze. Ni inkuru y'akababaro yamenyekanye muri iryo joro ubwo umugabo yafataga umugore we ngo bavuye gusangira agacupa bari basangiye umunsi wose nkuko ari amakuru twagiye duhabwa n'abaturage bakaza kuva mu kabari ngo banyweye basangiye. Yari umugabo bita niyo mubanda Miyeri akaba yabanaga n'umugore we bita Yankurije bari bafitanye abana babiri umwana umwe yari afite imyaka 5 naho umutoya bari abana babiri umukuru yari afite imyaka 5 umutoya yari afite imyaka 3 ubwo urumva ko bari bamaranye imyaka ngwigera muri 5 ndetse cyangwa se 6 ngo kuko umwana mukuru bamubyaranye umugore akibi wabo. Rero nkuko mbibabwiye ngo bavuye mu kabari basangiye agacupa ariko ngo kuko batabanaga umugabo agira kuba yajya kugira uko yigenza. Ahangaha rero ngeze ahangire ngo muri kuhabona nkuko bagiye babitubwira aha ngo niho bahise bazangire ngo Cobi yagiye abereka ahantu duturutse
ngira ngo inzira ajya zibireka. Ahangaha mpagaze neza kwaya makoma nkuko babitubwiye, niho umugabo Emiyeri yazanye n'umugore we Yankurije ngo bagiye kugira uko bakigenza. Ubwo ntituzi niba ahantu bari banywereye nta mashambura hari cyangwa se nta kundi kuntu bari kubigenza. Ahangaha rero ndi kubereka no makoma ngo niyo bashashe, ngire ngo muri kubona abantu ahangaha nibo bahatugejeje, yaba harimo umuvandimwe wa murumuna wa Emiyeri, hakaba n'abandi baturanye bahangaha bakaba aribo batugejeje ahangaha. Batubwira ko aya makoma nkuko muri kuyabona yasaruye ahangaha akayaca ahangaha akayegeza ahangaha, bakagira uko bigenza. Bamara gusoza uko bigenza, ngire ngo abantu muri kuhabona muri kubibona ko ari ibyo byahabereye. Nibi birabona ko nibi ibimenyetso birahari ko bashobora kuba baharyamaniye, nibyo n'amakoma muri kuyabona. Ngire ngo ahangaha ntago ngo ariho yamwiciye, ahangaha ngo naho bashoreje igikorwa cyo kuba baryamana. Ndagira ngo munyereke ahantu umwe yamutemeye cyangwa se mwambwiye ko yamwiciye. Jobi aragenda bibereka ahangaha. Urabona ko tuvuye hariya aho icyo gikorwa cyaba cyabereye, baraza ubona ni mu rutoki. Murabizi ko mu Bugesera haba ubutaka burambuye, imyumbati urabona ni mu myumbati. Yego ni ahangaha, ahangaha niho yamutemeye amukuye hariya. Ndahabona n'amaraso. Ahangaha muri kubona niho bigaragara ko yamuzanye akamutemera. Muri kubona ko aha niho yamuryamishije. Ngire ngo abantu muri kubona aha hose hari amaraso, ariko bayagaruraho ibitaka. Ndi kuhabona n'inzoga zimwe zitwa ibyuma. Ubwo niba ariyo bari bari kunywa ntago nabimenya, ariko uko byagenda kose bashobora kuba ariyo bari bari kunywa. Ubwo rero ndagira ngo tuze gukomeza kubana mu biganiro byacu, yaba ibiza kuza ndetse tugiye kuhababera byose. Tuze kumenya ngo Yankurije ari buze gushyingurwa ate, tuze no kuganira na famiye yo kwa Yankurije, kuko ahangaha ndagira ngo ko tumaze kuganira na famiye y'umuhungu, akaba ari nabo baje kutwereka aho yaba yamwiciye. Ngire ngo abamwababonye ni murumuna wiwe, abana abaturanyi biwe. Ubwo rero ndagira ngo tuze kubana mu biganiro byacu byose nakagaruka. Miyeri yaje mwe mubanda. Miyeri ni umwana wanjye nyine wakoze iwara. Yego. Noneho araza yinjira mu nzu, arahamagara turitaba. Noneho araza turakingura. Tumaze gukingura ashyira ipote mu nzu, agapira nyine k'imbeho akajugunya mu nzu. Ubwo wamuhoro nawe bawujugunya mu nzu. Noneho arambwira ati ngubere mamaye ngumaze ngo kurwana n'abantu ngo bari banteze. Se bagutegeye he? Ngo bantegeye ngo hari ahepfo mu kibaya. Se ni mu kibaya mu ishyamba ngwiye. Ngo none ngo maze kwicamo umuntu. Ubwo ntese bwo maze kwicamo umuntu ngwiye. Gusa mwari mupfuye iki? Ko imbaza ubusa. Yahise genda uko. Ubwo sigara nanjye ndi kurira. Ubwo ndasohoka. Ngo nge kuraho arengeye ndaheba. Ubwo ndagaruka nicara hasi ndarira. Nagezeho mitandekera. Ikosa nakoze nuko yamaze kwimbwa nko mu bwa oranje, simbwe yenda n'umuturanyi tuturanye ngo mubwire ngo yakoze ibingibi. Nibyo kosa rwose nakoze, ariko Imana imbabarire ko nahishe. Nicyo wahishe? Nahishe yuko nyine ntabuze yuko yishe umuntu. Genda bisaba imbabazi. Uwo muntu yishe ninde yamwishe gute? Nase ko yambwiye ngo yamwishe, ubwo nyine nanjye nagumye uko nguko nyine. Uvuze ko byari saa 9 z'ijoro, none hashira ku isaha ya 8 z'amanywa, kugera ubu wapfuye ninde? Ni umukazana wanjye. Byagenze bitamakuru mwamenye mutekari wishe? Nuko nyine yaje akabimbwira, ariko sinamenye ngo ni umukazana wanjye yishe.
ntabwo yaje ngo abisobanurire we yambwiye ngo amaze kwica umuntu kabonye nyiramutemesheje umuhoro yamutemye cyane umuhungu nyahise ambwira ngo agiye kwirega yagiye kuri polisi ko mutagiye ku rugo rwe mugiye gutabara mu byo gushyingura amerekeza bakazana nta rugo agira kubera ko abo nyine biba w'umukobwa baje kuntera nijoro bambwira ngo umuhungu wanjye yishe umukobwa wabo ngo nanjye baranyica ngo nicyo cyatumye ntajyayo bivuze ngo urupfu rwanasize amakimbirane mu miryango yombi nyine bahise baza hano kuntera bavuga ngo nanjye baranyica yego rero ntabwo nari kujyayo kandi bavuga ko nanjye banyica hari amakimbirane bagasaba bafitanye ntabwo babanaga umwe abagukwe n'undi ukwe ubwo rero umugore yari acumbitse umugabo yakoraga mu ishyamba ntabwo bumvikanaga cyeka niba bumvikanaga yenda aho bahurira mu mayoga ariko njyewe sinajyagayo ngo numve uko baganira ntayo nzi pe ko sinaganiraga nabo nawe ntiyanganizaga mbwira yego uratubwiye ngo umusore ari we muhungu wawe yaje iwawe arakomanga azanye umuhoro yaraje ku isaha yasanganye hari saa 8 z'ijoro saa 8 z'ijoro ntabwo wari waryamye wari waryamye icyo gihe wakugikanuye ko mbona uri umukecuru uri umumama urashaje cyangwa ufite abandi bana bamukinguriye ni umwana mukinguriye twicaranye akinjira yego ariko yakinguye umwana none akinguye yego yahise ajugunya umupira mu nzu ntamuhora baraza hariya nyine umupira wari umupira umeze gute umupira w'umukara yego ufite ikibara gisa gutya hano yego noneho aragenda awujugunyaho ndamwatse kujugunya umupira aho ngaho ngo jewe ngo mpuye n'abantu yego ngo ndamanutse mpura n'abantu ngo bantize ngo turarwana tumaze kurwana ngo nica mu ese ninde wishe yego none hambwe ngo ninde wishe hamwe ngo to ngo genda yahise asohoka yirukanka akikubwira ko yishe umuntu kumva umuntu akubwiye ko yishe umuntu ni ibintu bikanganye ni ibintu wumva ko bibabaje wifashe ute numvise ubwabunyisha n'ubwa ntese wa mwana we iyo umwihorera ntumwice yego iyo umwana ntumwice we nyine ahise asohoka nyine ahita agenda ubwo nanjye we bamubwiye ngo umwihorera ntumwice yego noneho nsohoka mfite ubwoba ngeze hanze ko atabonaga ari mu kijuju rwa nanjye nsohoka hanze uwo yishe ngo yiciye nanjye aranyica nagumye mu nzu ariko numvise ubunyoni buvuze yego nabwo ntikarinze buvuga ubwo abagena yiciye nagiye ko mbona baje birukanka n'amabuye batera ku rugi nabwo natakaga ndagira ngo umbwire nibyo yazanye umuhoro akubwira ko avuye ari umuntu yishe umuhoro we wari umeze ute wabonaga uriho amaraso byari bimeze bite nta maraso yari ariho yari yawuhanaguye usa neza tera amabuye yego nahise sohoka ubwo tuguma aho hanze nyine n'abantu bari bamaze kuza aho ngaho nibo batugumishije aho ngo baduhumuza ati ngaho nibagende bahise bagenda nyine babonye badutabaye bahise bagenda uratubwiye ngo icyo gihe umuhungu wawe akigenda wowe wagumye mu nzu ese mwari mu nzu muri bangahe ninjye n'umwana nta wundi wari uri mu nzu wari uri kumwe n'umwana ufite imyaka ingahe 13 mwese mwari mumaze kubimenya ko yishe umuntu yego akigenda mwebwe mwase mukinga cyangwa mwasohotse twasohotse ntabwo twagumye mu nzu muri mwenyine turi twenyine ariko twumvise abantu bari gusakuza ku irembo nibwo natwe twese tujya ku irembo nibwo mwese mujya ku irembo atubwiye ngo nanone ngo famiye yo ku mukobwa baje kuza baragutera hari ku masaha ya sangahe baje bavuga ngo iki byari bihagaze bite
nyine baje bavuga Yego. nanjye niho namenye nyine ko nubwo ari baje Yego. nibwo nahise nkeka nyine umukobwa wabo bishe nibwo nahise nanjye nyumva ngize ubwoba. umuhungu wawe yari afite imyaka ingahe? yavutse mu bihumbi 2000. Yavutse mu bihumbi 2000. Bivuze ngo yari afite imyaka 25. Yego. Yari amaranye igihe kingana ute n'umukobwa babyaranye n'umugore we? Imyaka bamaranye ntabwo nayifata. Yego. Ariko kuba bashwana bari bamaranye imyaka umwaka umwe n'igice. Yego. Mama reka tugushimire ukomeze kandi wihangane. Munoze mu makimbirane. Yego. Reka tugushimire wihangane kandi. Umuhoro rero ubwo urumva yahise awuzana ati ndagakoze ngewe ngiye kwirega nyina ubwo urumva niko yadusubiragamo tubwira. Uravuze ngo barabamaze kuryamana? Barabamaze gukora amabanga y'abashakanye? Y'abashakanye. Ariko kubiturutse kurongorana aregende se kurwana kwabo se hari amakimbirane mwari musanzwe muzi? Bagendaga ari abantu b'abasinzi bose banywa bagahurira mu kabari bango bakanywa ariko simbimenya gihe sinywa inzoga nta naho njya mu kabari nuko byumva gutyo cyangwa nkabona batembagara baza hano kwa mukecuru wabo. Yaba umugabo cyangwa umugore nta mwari muzi wari ufite ikibazo muri gikomeye wenda cy'amakimbirane nicyo bapfaga? Icyo bapfaga buriya ubona ko bapfaga yuko hari ngo umugore amuca inyuma ntumbaze akumva ko hari umugabo ngo bamurongoraga ariko noneho ubwo urumva ukuntu yamwongosheje bakagendana aho yamwiciye ntumbaze kandi bari bamaze gukora ibyo bintu banahapimye. Ibiki bamaze gukora? Haye kurongorana nyine bikise ko bacu tureba bakicaraho hanagaragara banahapimye. Noneho ubwo bimaze kugenda gutyo ubwo amwesha umukecuru nawe ntiyarabizi yahise ajugubwa niho twabimenye kuko bari bamuteye nawe. Ese yamwisha tubundi yisha umugore we gute? Yaramwica ngo yamukubise umuhoro hano gutyo mu mutwe hano nyuma nyine. Ubwo yaguye yunamye yubitse inda. Yego. Reka tuganire n'abaturage. Sibyo? Nabyutse mu gatondo saa moya mbona abapolisi bari gutambika bafite imbunda abana duturanye nibo bambwiye ati yankurije bamwiciye hariya mu rutoki hari abapolisi benshi. Nanjye natambitse kwa nyiri iyo sampu bamwiciyemo ndagenda nsanga hageze n'abantu bamworosha igitenge kajya bavuga ngo ni hari abaryamaniye nanjye nahabonye amakoma wayasaga nk'uri gutaha ngo kuko bari bamaze kuryamana aho baryamaniye hari harimo nera yasaga nk'uri kuhava. Ese niki cyagaragaje ko baryamanye? Ni amakoma basaje kuko n'amavi yari ahari. Amavi we yararyamye undi gutya muri hejuru amavi abahageze bayabitubwiye. Yego. Ntago bagiraga inzu babagamo? Inzu bari bayifite umugore ntago yayibagamo bari bayifite na makimbiranye nyine nkuko ko muryango umugabo arayigurisha bacumbitse babanje gucumbika hirya barahava baratandukana. Umugore ajya gukodesha hepfo y'iwabo umugabo nawe yakoraga mu kazi aho mu ishyamba ariko yajyaga ajyayo umugabo niko numvaga abantu bavuga ngo n'umuhoro yamwicishije ngo ari uw'umugore ngo ari yawutoye mu rugo rw'umugore. Bapfaga iki? Ngo bapfaga yuko umugore yasambanaga ko n'umugore yari afite agahinda kuko ngo n'umugabo tondo mbega ninjiro ko negereye umuhanda numvise abantu biruka. Yego. Numvise biruka hagibwe nuvaga hari nka saa 9 z'ijoro. Noneho twe tukavuga ko ari abantu bagiye mu ishyamba kwaka kazi. Yego. Mu gitondo rero tubyutse nibwo twumvise batubwira ngo yankurije umugabo yamwishe. Yego. Ese bapfuye iki? Bari gusangira inzoga barangije baratahana batahanye aramukatisha bagiye kwikorera nyine ibyabo baracyari bato. Urumva abantu babanye babyaranye kabiri. Yego. Bari bakundanye kuko abantu bagwa inzoga barakundana ubwo bagiye bamaze gukora ibyabo umugabo bari sambanaga nyine wese murabimbaza. Ubwo rero ngo bamaze kwikorera ibyabo umukobwa hari umugabo sinzi nk'akantu kamujemo kuko ndumva abantu bakora ibyo bintu baba bakundana. Yego. Ubwo rero ukuntu yaje gutora umuhora mutema kuko aho babikoreye ntago ariho yamutsinze. We yamutsinze mu nzira yiruka
kuko ngo yari yanamaze no kumuhagisha inzoga. Yego. Uko nabyumvise mu makuru numvaga yuko umugore yari yasinze rwose kuko no kumujyana ahantu yabaye nk'umujyana murandasi. Kuko iyo atamurandata yari no kwiruka. Yego. Cyangwa se akavuza induru hakagira n'abantu babumva bari hano mu muhanda. Reba kumva hano mu muhanda akamujyana ku muhanda neza nko ku mungoti wa 3. Yego. Hepfo uhereye hano ku muhanda ukageza hariya hepfo ukarenga imingoti 3. Urumva utari umusinzi se wajyayo? Ibigunda hose ntaho badakemurira ibibazo. Ubwo barangije rero kumwica ko iyo umugabo mubanye mukaba mutabana ngo murara n'umwamenye ko ari umugore ari umugabo n'ubundi baricana rwose kuko nta rukundo babagifitanye. Bakundanye kubera inzoga banyweye ariko ubundi nta rukundo bari bafitanye. Umwasha gukwe undi agacukwe ariko babona nk'utwo dufaranga umugabo haragahamagara umugore akamugurira. Ubwo rero umugabo avuze ati nzakwica rimwe nzakwica kabiri. Ntabwo ari rimwe yarabivuze. Ntabwo ari rimwe ngo buri gihe yabivuga. Yego yahoraga bivuga. Ngo yahoraga bivuga. Ubwo rero umugore kugira ngo ajye kwicara aziyemera akodesha inzu ayibemo undi yibere mu ishyamba aho bari bacumbitse bahate. Ubwo urumva ko bari bafitanye amakimbirane n'ubundi ari yatuma abantu bapfa muri kino gihe. Kuko udafitanye amakimbirane n'umugabo ntacyo mwapfa. Ariko umugabo mutumvikana rwose singiye kubabeshya. Nta mahoro uba ufite umwe yaraye ukunda kararuko mwahura ngo uvuye gusambana undi mwahura ngo uvuye gusambana ubwo se urumva hari amahoro abahari. Nkawe nk'umuturanyi umuturage wahanga muri quartier wababonaga ese koko ibyo bintu byo gusambana byabaga cyangwa niyamaga? Yewe ntago nashinza umuntu ngarasambana sibye ko uyu muntu anywa inzoga wese agataha nijoro bavuga akasambana sibyo rwose umukobwa akundaga kayoga pe kubera n'agahinda hari kuko yabonaga udufaranga yavunitse akanywa agacupa yamara ukanywa rero agasinda kubera ko nta ntege mbega iyo umuntu afite ibibazo asinda vuba. Yari umukobwa wo mu kigero kingana gutera afite imyaka ingahe? Bara 20 arayifitera yarakiri mutoya. Utwana turimo kamwe kiga garidiyeni akandi gafite nk'imyaka 3. Yego. Ni batoya n'utwana duto cyane tugera hano hasi. Mama nkawe nk'umubyeyi uri umuntu mukuru ubona ari iki kintu gikomeje gutera amakimbirane mu ngo bikaba byaviramo n'abantu kuba bakicana? Amakimbirane mbona ari mu ngo muri iki gihe nuko umuhungu asigaye ashaka umukobwa yamara kumubyaza 2 cyangwa 3 ubundi agahita ajya kwirebera abandi. Iyo amaze kwibonera abandi ku ruhande wowe akaguta mutangira gukimbirana ko nta kintu aguhahira ubu rwose abantu bino batunzwe na ino shyamba kandi bari kubona hakagira urijyamo. Ubu umukobwa w'inarabyarira wabo shyamba barikoreramo iki nuko uza n'udukwi bakaba twabagurisha. Inkwi nizo zibatunze neza iyo nta kazi gafite mu ishyamba n'udukwi bikorera akagenda gahahira abana gahahira n'umugabo ubundi yarangiza ubwo urumva nyine ibiryo wahashye wikorera udukwi bakaguha 1000 ntago cyatunga umugabo n'umugore n'abana. Umutwaro w'inkwi ugura 1000. Hari igihe bamuha 1000 biterwa n'imbaraga afite. Hari no baha 5 biterwa imbaraga afite. Ariko ugenzuye abantu bino kenshi kwicana n'ubushomeri bafite bw'ubukene babura ibyo barya banywa iyo nzoga igahita ibica. Utubwiye ko umutwaro w'inkwi ari 5. Ni 5 ariko ni gute umuntu w'umugabo yazindutse nibyo agiye gushaka utwo dukwi akoreye 5. 5 ubwo uraza kumbwira ko bajya mu kabari bakaba bataha ninjoro gute bigenze bite? Erega nubwo nkubwira ngo ni 5 nkubwira ngo barakibona hariho n'ukibona ntahahira umugore. Yego. Umugore akagenda agashora utwe akatunywera umugabo nawe yakorera abyishimo babihari mwabavandimwe. Yego. Mu buriri budahaze umwe nubwo yaba yasinze undi atasinze urumva hari amahoro mwamufitanye abana bari kurira. Wowe ushobora no kugenda ukagura akanusu k'ubugari n'utundi dukeya ukareba kugira ngo abana babone uko baryama ariko umugabo yiwe yabone akayanywera. Yego. Yaza rero hajyana ashobora kuvuga ati biniba ukiyangira kubera iki kubera ko ushonje nta kintu yaguhaye. Ariko mbona amakimbirane menshi yo mu ngo ari guturuka kuri ubwo buryo. Yego. Kuko nta kuntu umugabo ataguhahiye mwajya mu buringo mushimisha yageze hirya rero akabona bamushimisha wagutahariye. Base urumva hari ikintu cyashoboka nuko murakoze. Uratubwira amazina yawe? Yebanyita Usabera Marakiya. Witwa? Usabera Marakiya. Uyu muntu muvukana wakoze icyaha yitwa nde? Banyitana yo mu Rwanda Miyeri. Yari mukuru wawe yari muri mwana? Mukuru wanjye. Cyagenze bite rero? Ngewe naga mba hano nabaga hano ruguru muri Rugarama. Muri murugudu ha ruguru Rugarama hano mu isatere muri mbi.
ngewe maze iminsi naraje kuva abana bagatangira ku mashuri ndaza mbaze iwabo ngese abana n'umugore ko umugore nzi ko ari iwabo bimeze bite barambwira ngo rero umugabo yaguriye abana na imyenda ngo bajye ku ishuri ariko umugore ntarabajyana yabuze amafaranga yo gutangiza abana ndabaza se abana bazajya ku ishuri ryari iwabo barambwira ngo rero umugore n'umugabo baririgwana aho bazabikemura ntitubizimba abana bazabajyana ku ishuri ubwo ndabaza ngese ubwo abana bazaguma birukanye guke nka mayibobo mu muhanda n'imyenda n'ibinda nta n'igikapu ngo nta n'ikintu na kimwe yaguze nta n'ikaye ngiye mbaza umugore ndabaza ngese wa mugore we ubu umuntu dufasha amafaranga nka desa nka 400 ko ikaye ya desa 600 bakaduha ikaye 100 ni nako ya desa n'ikaramu y'100 n'undi mwatuka mu ikaye 100 ntibajya kwiga ngo ngende nabaza amafaranga gutangiza abana ndambwa kandi mwirirwa na se umuntu mwirirwa na muhora musambana wabuze ikaye gute kandi nubwo mwashwanye muri kuhorana buri munsi arambwira ngo arangije umugore arambwira ngo ibyo ntibikureba abanyijugunya baragiye bukeye ko mba muri mbyo numva ngo umugore ngari gusambana n'abandi bagabo hari muri kopera ubwo umugabo ariko nkamuhiga ngo nge mubaze impamvu atagura abana nkamubura bukeye umugabo tuzagura hano mu muhanda narigendaga ndamubaza arambwira ngo azagende abagabo birirwa basambana babimuguriye kuko nge yabonye ko ntari umugabo hari abagabo banshusumbije ndabwo nase abagabo bonye ari bandi ngo nabahungu ngo ibyo sinshinzwe kubamenya ngo abahungu ngo azagenda ibyo byose babikore mwanje ndamaze ngo ariko sibwo ko umuntu urakaye umuntu mubyaranye kabiri mujyanye imbyaro 2 umwe afite imyaka 5 ndafite 3 ubwo urumva ari byo muzahoramo ubwo mba naragiye umva ntari kunyumva ndabango rero ko nge nibera muri mbyo sinajya kwikirana ibyingo bitandira ubwo uyu munsi nge namanutse nabaga muri mbyo urumva sinamenya ibintu mba muri mbyo sinamenya ibyabereye mu mudugudu wa Cyaruhirira wasanze habaye iki nge namanutse ngeze mu nzira nari ngiye gukora hano ikiyede yego cyo gutera sima ngiye gutera sima ahantu batera sima nyumva abantu barambwenga ariko n'ubugiye mu kazi hari umuvandimiyeri wa mukuru wawe yishe umugore yego hangije ubwo ndakuvuga ngo reka ngere mu rugo ndebe uko ibintu bimeze nimba yamwishe kuko mbimenye namanutse ubwo ngeze mu nzira numva abantu barambwiye ngo yamwishe koko numva mbwiye n'abandi bantu babiri ubwo ngiye kugira ngo ngere namura na musaza we bemwita Jamari abarambwiye ngo marakingo banje barambwiye ngo nuko mutego ngo mwaka kubitwa ari ngo n'ukuntu mwaduhekuye ngo mwangegeramo nuko yakubwiye yego ndavuga ngo se uyu muntu nimba yenda nari imanutse nivemo ibyo atazi ko mba hano akambwira ngo ndagakubitwa n'inkuba ngo ndabahekuye ubu akubwiye mwegeranye cyangwa yarari hirya yawe twegeranye gutyo arangije ubwo yesa cyo yirukanka ubwo ndaje ndabanga se aho hantu ni mpagerenda nuko naho hantu uwo muntu yakoreye ibyo ngibyo ngiye barankubita isuka cyangwa barashaka ikindi kintu nanjye banyita baragukubita iki bari bunangu none se umuntu akubwuko urumva no gukwica atakwica urumva atafata n'umuhini w'isuka ufite akawugukubita ndabanga se ningi wabo umuntu amakimara kumwanga akakubitwa n'inkuba siko akunkubita kandi duhuye azi ko mba no muri mbyo ntanaba ninaha yego ndavanga rero ngewe aho hantu uko yango ngiye kuhagera usange mu kana nanjye barahangaritse reka mbireke nige kugira aho hantu nimba ndi guhura nabo bakanuka nibafata yuko ndi umuntu utarunahaturiye ngo bumve ko nanjye ibyo bintu byabaye ntanahari bakaba bari gufata nk'umuntu wari uhari aho hantu sibwo urumva nagira ubushobozi bwo kuhagera kandi twahuye akanuka kandi azi ko naba ina mu magambo utubwiye ko waganiriye n'umugore ubwo ni nyakwigendera ngo mwaraganiriye umubaza impamvu abanyeshuri batari kujya kwiga ariko suri kuvuga ngo rimwe na rimwe babaga bari kumwe ariko ubone wahati bari bafitanye amakimbirane bari amakimbirane bumva none se ubasanga umuntu akurongora umugore ntuyagire wigeze umubona ari mu ibyo bintu umugore nawe nabonye ariko numvishe n'amakuru ngo no kugira ngo bagwane ngo urumva ngo ngara abandi bagabo ngo bari basambanye yego nabo urumva ngo babikoze ariko ngo n'abandi bagabo bari basambanye yumva ntago yaba yamujije batasambanye ntago aho baryamye hagaragaraga yego nkawe nk'umuvandimwe wawe nibyo wumvise ko yishe umuntu kandi ni umugore we urumva umenya ikibazo nk'icyo ngicyo wagombaga kumenya intandaro ese ku mugoroba banywereye hehe kandi abantu bari kutubwira ko bari kumwe amakuru wumvise abantu bagumye kwahisha urumva abantu ntago bahavuga ariko ngo aho basangiraga yego ku mugoroba gusangira ngo basangiye yego ni ikivuyeho